mbega umugore nari nzi ko abantu beza bari ku bwa Adamu na Eva ariko kanze ndamuvoma pe kanze harya ngo nuwaga kwandi kanze aramutse waretse basi nkaguhobera oya ntaguhobera ntabwo uko muri iyi minsi se guhobera waramutse utese waramutse neza none se buriya nta kuntu twakigera bigenzi biki se kandi nkavoma Yesu we hano se ko najerekani mfite kandi umugezi ukabura ntago ari byo mvuga se basi nkufashe no gufura iyi myenda oya kumesa ndabyifashe basi noneho katwumvikane twumvikane biki se kandi nyine ukakimpa akiguha ushaketse ubanza ukagisoma umugabo wawe dore hano hepfo mu rutoki hari ibyo yagiye gukora ngaho nsezeranya ko nabyemera turabikora nabyemera rwose ndakiguha ndaya mbaya irambi kandi ikiganza gutya kuno n'uyu nguyu niwe urakimpa ndakiguha rwose ugize ngo kanze ari hehe dore yagiye hano hepfo uyu mugabo ashaka kubasambana mbega kwandi yo waraye neza cyane sindamubwira ngo kimana yanjye ariko ntago ndi umwana kanze nkisabe kandi ndakibona gakwa yola uyu munsi rero imvura yarayiguye wayibonye nayibonye cyane amazi yanteye iwanjye yanteye yaguteye inzu yari igiye gutemba neza hako ubundi wanaramutse nawe ugiye muri rwici nibagirwa no kumusuhuza none se wagira ngo ufashe iki nagira ngo nize cya gitiyo cyawe igitiyo cyawe ndebe ko nasora amazi n'agataka nkagomera genda ucyaka umudamu rero niba kiguhe genda kimbe akiguhe n'umutima utuje kandi ubundi uyu munsi ndumva ntacyo ndi bugikoreshe genda kiguhe Yesu we rwose akiguhe nta mutima mubi wisanzuye urinde ko numva ko bagukomanga mu rwawe ngaho arakimpaye arakiguhaye umugabo wawe arakimpaye mubaze gakwawe uravuze ngo nyimuhe natugenda ngo nyiguhe erega ntabwo njya mbeshya kimbe tugende kimbe Yesu we sasa kwa nakubwiye ngo aguhe igitiyo nakubwiye ngo aguhe ibyo ngibyo ndakuroza nakubwiye janda yambwiye ngo nicyo wamubwiye reka yararara none se njye genda nyine ntabwo ari komedi ni poro reba muntu atari guteka ngo ndinda uba uri mubi